nk'uko wa wundi Pawulo yaravuze ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu umubisha yabande. Icyo gihe rero dufite umwuka w'Imana tumenya n'umuntu Abasuhuje bene data abari muri iyi si yose, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Amerika Latine n'ahandi hose ku mubumbe w'isi. Bifurije ibihe byiza gufashwa n'Imana. Birashoboka ko waba urwaye utameze neza, ariko nk'uko bimeze mu ijambo ry'Imana mu bibaho byose duhore dushima. Turi hano rero ku Neza TV1 nk'uko bisanzwe, nk'uko twababwiye, nk'uko tubishakisha mu mboni zacu iteka, duhora twifuza ibyiza. Turi kumwe n'abakozi b'Imana, kandi nk'uko twababwiye ko tuzajya tugira gutya tukabatumirira abakozi b'Imana bafite ubunararibonye ndetse bagenze, bafite ibyo bazi n'ibyo babonye, kugira ngo batuganirire kandi batubwire ikiri ku mutima. Turi kumwe na mwene data. Amazina yanjye banyita Frere J.Claude, Imana ikaba yanyise Joshua. Amen. Nkaba ndi umupapa, ndubatse, umugore umwe n'umwana, bakaba banyita izina ry'umwana Papa Ebeneza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane n'ubundi inshuti z'Imana, welcome kandi ikaze ryuzuye hano ku Ineza TV1. Reka rero ibumoso bwanjye hari undi mugabo nawe ari bwivuge kandi atubwire n'ikimugenza. Ntabwo agenzwa n'ubusa, nawe aratangira twibwira amazina ndetse atubwire naho aje aturutse. Yesu ahimbazwe cyane. Ku mazina banyita Niyonsaba, ndi umupapa. Imana yagiriye neza, ushobora kuba muri bamwe bahawe agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana ku bw'ibyo. Ndi umupapa w'umugore umwe n'abana babiri, nuko Yesu abahezagire cyane. Murakoze cyane kandi inshuti bakundwa, nanjye hano kuri mikoro nitwa Adriane Tuyisenge. Nk'uko bisanzwe, nk'uko mu muco wacu uri, dutangiza Imana kuko Imana niyo yo kubanzwa. Reka n'ubundi dusabe mwene data adufashe gusenga Imana. Turacari imbere yawe data twese uri mu ijuru. Turagushimiye Imana umuremyi, wowe waturinze ukatwemerera ko uno munsi tuba duhagaze kuri no podium ya Ineza TV1. Turagushimiye ko wabikunze ko tuba turi kumwe n'aba bene data kugira ngo tuvuge kugira neza kwawe, tuvuge imbaraga z'agakiza mu miryango yacu, tuvuge n'ibyo waremye mu bugingo bwacu. Hamwe n'ibyo rero tukweretse nyene icubahiro Imana, umumenyesha makuru wadutumiye, tukweretse Ineza TV ngo yuhe umugisha, tukweretse abajya kudukurikirana, tukweretse n'umukameramene wabanye natwe. Reka itimu yose twagendanye tuyisabiye umugisha, ndetse ubane natwe. Tukweretse ibiganiro tugiye gukora kugira ngo mwami Imana bigire impact mu mutima cyangwa mu mitima y'umuntu wese uri bwumvirize ikiganiro. Mw'izina ryawe gera Yesu dusenze, amen. Murakoze cyane inshuti bavandimwe, kandi mu isanzure ryuzuye ry'Uwiteka tuhabona byose. Turi mu kiganiro n'aba bagabo bafite ubumenyi, bafite ibyo babonye, aho bagenze, aho banyuze n'aho babaye, ariko ntabwo tujya tuyoba, nta nubwo dutandukira, ahubwo byose biri mu ijambo kandi byose biri mu bwami bw'Imana. Turaza kuganira rero mu kiganiro cyubaka, ndetse ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, nk'uko umuyoboro wacu n'amahame yawo ari ubwami twagura mu mbaraga zacu, ariko atari izacu gusa, ahubwo ari ubumenyi uvuye mu mwuka wera, kuko umwuka wera niwe muyobozi wacu. Rero baratuganirira ikiri ku mutima, turaganira ku itorero, tuganire ku banyetorero, tuganire nyine ibigendanye n'ubwami bw'Imana. Ariko intego nyamukuru n'ubundi turaza kwibwirwa n'umugabo uri ibumoso bwanjye, aratangira ayitubwira ndetse anakomeze kugira ngo tuze kwimbika tuganira, kandi ndizera neza ko ikiza kuvamo kizubaka imitima ya benshi. Murakoze cyane.
Yesu ahimbazwe cyane. Uyu munsi turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo agakiza gashitse. Turavuga ku ijambo rivuga ngo agakiza gashitse n'ubushobozi dukura muri ako gakiza, nuko Yesu abahezagira cyane. N'ubundi agakiza gashyitse n'ubushobozi dukura mu gakiza ni imbaraga kandi nicyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo tugume mu gakiza kuzuye, aho abasenga by'ukuri data bagomba kumusengera mu kuri no mu mwuka. Turi mu gihe rero agakiza gashyitse kabuze mu bantu. Dufite abiyitirira Imana benshi mu bihe byinshi ndetse no mu isi yose. Abenshi ni abiyitirira Imana bahawe umubatizo, ariko ese turi buganire tugira tuti ese agakiza mu bantu karashyitse? Ese abantu mu minsi ya none kutubwiye ngo agakiza gashyitse Imana ishaka ndetse n'imirimo itanga cyangwa se igaragazwa n'abagahawe, abantu baragafite? Turi buganire rero twimbike. Ndumva ufite ibintu byinshi uza kutubwira. Mwene data nawe yaciye ahantu hatandukanye, afite ubunararibonye nk'uko twakomeje kubivuga mu bantu b'Imana. Abantu b'Imana yanyuze mu cyo bita amatorero menshi ndetse n'amadini menshi, ndetse kandi idini y'ukuri murayizi, hari n'amadini atari ay'ukuri. Ibyo byose rero turi bubiganireho, tugire icyo twakwita inyunganizi y'aba bagabo, tumenya ese agakiza gashyitse mu gihe cya none, mu kinyejana cya none, mu isi iheruka, cyangwa se mu gihe ibyahishuwe bitubwira ngo nimubona bimeze gutya muzamenye ko umwami Yesu ageze hafi, abantu bafite agakiza gashyitse. Reka rero nyakubahwa Eric, umukozi w'Imana, wimbike utubwire ese agakiza gashyitse ukabona ute mu gihe cya none mu bantu? Yesu ahimbazwe cyane. Reka imbere y'uko twinjira muri uwo mutwe w'amajambo tubwira ngo agakiza gashyitse, dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri mu bya Efeso ikigabane cya mbere ku murongo w'11 gushika ku 14. Turaza kubona by'ukuri, turaza kwifashisha n'indi mirongo, ariko reka duhagarare kuri uyu murongo udusomere muri Efeso 1:11 gushika ku 14 uko havuga. Reka dusome mu izina rya Yesu urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Arabivuga mu rurimi turabavandimwe, ndavuga Ikinyarwanda, ari kuvuga ururimi rw'abashinga ntahe Kirundi, ariko twese ururimi turumvikana. Abefeso 1 ndetse duhere ku murongo guhera ku murongo w'11 gushika ku 14. Aravuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Bameze? Yes. 13 aragira hati, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyirizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeraniza. Ubwo twahawe ko ingwate, uzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Nicyo gituma nanjye maze kumva ibyo mwizera umwami Yesu, mugakunda abera bose. Amen, amen. Amen, amen. Rino jambo turumvamo ubushobozi bw'ako gakiza, mbese turumvamo ubutwari, ibyo twasezeranye. Bavuze ngo nitwakira ako gakiza tuzahabwa ingwate. Iyo ngwate ngo ni Umwuka Wera. Rero ubwo bushobozi twabuherewe ubuntu. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ariko utaragera kure, bavuze ngo ni imbaraga z'agakiza. Nagomba ngo abariko baratwumviriza babanze basobanurwe mbega agakiza ni iki. Imbere ko tuvuga izo mbaraga z'agakiza n'ubushobozi canke ubushobozi bw'agakiza, tubanze dusobanure canke abantu babanze basobanukirwe
agakiza ni iki? Agakiza ni ubuntu twagiriwe muri Yesu Kristo. Ubwo buntu twagiriwe rero, agakiza kari mu ngero zitatu. Agakiza tukabona kaboneka turi mu ngero zitatu mu gihe wumvise, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubutumwa twumvise, ubutumwa bwiza twumvise. Muri ako gakiza rero harimo inovuga ngo nk'impome zitatu, inkingi zitatu. Izo nkingi zitatu utarazakira zose, utarazihagaramo zose, izo nkingi ntibishoboka ku gakiza nikabaho. Ahubwo bishobora kukubera no kuba umunyedini mu gihe utakwije izo nkingi zitatu. Urambarira ngo agakiza mbega niki? Agakiza n'ubuntu bwako wewe mwene data. Nta kintu na kimwe wakoze, jewe nta kintu nakoze, ariko ubwo buntu buradusanga. Ubwo buntu budusanze, twisanga muri uwo mugabane w'agakiza, twisanga muri uwo mugabane wo kwitwa abana b'Imana. Rero icyo kintu cyitwa agakiza twagikorewe n'umuntu bita Yesu Kristo. Yapfuye akabambwa ku musaraba, amaze guhambwa ku musaraba agapfa, hanyuma akazukana intsinzi. Amen. Naho twakuye ako gakiza. Rero nako ndakubwira ngo agakiza kari mu ngero zitatu, igafise impome zitatu. Izo mpome utazikwije ntibishoboka ko witwa umukizwa. Nkuko aha hanze babivuga ngo bariya n'abakizwa, ngo bariya n'abakristo. Rero izo mpome nizi, umuntu yumva ubwo butumwa bwiza nkuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, amaze kumva bikamutera kwizera ibyo yumvise, ibyo bamubwiye akabyizera. Iyo ni piliye ya mbere, canke novuga ngo ni igihome cya mbere cyangwa inkingi ya mbere. Akizeresha umutima wiwe, amaze kwizeresha umutima wiwe aba akeneye kubaka urundi ruhome rwitwa ngo kwatura ibibi yakoze. Kuko kano gakiza n'ubwami bundi twakiriye, kuko kera twari mu bundi bwami. Kera twari mu bundi bwami bw'umugwa bwo Satani yatuboheyemo. Bibiliya iravuga ngo intambara ibaye mu ijuru, ngo habaye gukoroka kwa Luciferi. Igihe yakorotse bavuga ngo, Bibiliya ivuga ngo yakorokanye umujinya. Uwo mujinya rero abantu bose wahise utwandukira, kubera twaraha mu isi, twese turankana kubera yazanye umujinya. Ariko turabona ukundi kumanuka kugira kabiri k'uwo mugabo bita Yesu Kristo. Wewe yazananye urukundo rwinshi. Ubwo rukundo rwinshi amaze kumanuka ruradusanga. Abeneye kwakira urwo rukundo rwabasanze, bubatse kino kintu, bumvise batsinzwe cyane na bwa buzima bw'ugwanko bari bahawe n'umwasi Satani, bahinduka urukundo. Ubwo rukundo rubasunikira kwatura ibyaha byabo n'ibibi byabo bakoze. Icyo ni igihome kigira kabiri. Ubusigaje ikindi gihome cyitwa ngo guhabwa ingabire y'umwuka wera. Rero guhabwa iyo ngabire y'umwuka wera ni ingwate, ngo twarayisezeranye umuntu nahitamo kuba impano. Iyo wahisemo kwakira ko gakiza, rero iyo ngwate urayisaba mu ijuru. Imana nayo yari yabidusezeranye ngo nzobaha mwuka wera nk'ingwato agufasha kugira ngo ushobore kuzuza ibisabwa kugira ngo witwe umwana w'Imana cyangwa witwe umukizwa. Nuko bene data, ijambo ry'Imana naryo rirabivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese haleluya atarimbuka ariko wahabwe iki
ubugingo buhoraho. Mu kuvuga rero ngo agakiza no kwakira ubugingo buhoraho, no kuvuga kuko ijambo ry'Imana Paulo yandika avuga ngo kera twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Haleluya. Ariko kubera gwa rukundo Imana yakunze abari mwisi, Yesu icyamuzanye rero ariko ndavuga ngo agakiza niki ni impano duhabwa na Kristo Yesu, kuko cyamukuye mu ijuru kwari ukuza kugira ngo duha agakiza. Agakiza no kuvuga ngo umuntu yaragwaye hanyuma arakira. Umuntu yaragiye gupfa hanyuma arakira. So natwe ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Yesu kiraho n'abarozi. Haleluya. Nagira ngo mbabaze. Yego. Nyine kuko twakiriye. Murabisobanuye nanjye ndabyumva, nuzatubona nuzatwumva azumva nyine ko icyo Yesu yakoze ni igikorwa ntagereranywa, ni igikorwa twinjiyemo. Kandi hari ikindi nanone abasomyi ba Bibiliya niho mwari muri kugana, ariko ikibazo cyagenda kigeraho. Abasomyi ba Bibiliya bazi ko twebwe abanyamahanga burya twari abantu bakure cyane, nubwo twari kuzaraga ubwami bw'Imana. Byari ku Aburahamu, twari tutagira Imana rurema sha na Isirayeli, ariko Yesu baraza aduha ubwiza bwo kugira ngo tubaranwe nabo. Ikibazo mfite kandi ngira ngo mbaze, tutagiye yenda mu mateka y'agakiza cyane, turavuga ibifatika biriho. Mbese aka gakiza gashyitsi turagafite? Abantu bakabuzwa n'iki? Ni izihe mbogamizi bituma abantu badakitsa icyo Imana yategetse? Abisirayeli byababayeho, bava muri Egiputa barinda bafata inzira y'amazi iciyemo kabiri, baca humutse murabizi, ariko ngo barongera baragona, baribagirwa bati inzira. None Yesu ko yakoze ibyo mumaze gusobanura byo kuducunga, kuki tudashyitsa? Ni iyihe mpamvu, imbogamizi zituma agakiza muri twe kadashyira, mu bantu kadashyira? Mubona gaturuka kuki? Ni iyihe mpamvu? Ndahera kuri wowe, noneho na mwene data araza kudusobanura. Yesu ashimwe cyane. Nezejwe cyane na kino kibazo ubajije, kubera ko hanze hari ibyitwa ngo ubukizwa. Abantu rero baravyitiranya. Izi ngingo navuze ngo zitatu, mu gihe utazujuje neza, muri ico gihe agakiza kawe gatangura kugenda gahesha. No kuvuga iki rero? Wari kurambaza ati ni igiki gituma badashobora kwakira ubwo buzima bw'agakiza? Nuko hateye ibintu byitwa idini. Hateye hanze ikintu cyitwa idini. Idini no kuvuga ngo kwishushanya, kwigira ngo kwambara amahame yitwa kukijijwe, ariko udakijijwe, utujuje bya bisabwa nariko ndavuga biriya bitatu. Rero muri ico gihe witwa umukizwa adashitse. Kubera mu yandi majambo uca witwa ngo umunyedini. Rero buno buzima uri kuravuga ntabwo bwatanguye ubu ngubu, bwatanguye guhera mu itongo rya Edeni kuri Adamu. Uyu mugabo Adamu yari yambaye ubwiza bw'Imana, niko Bibiliya itubwira. Igihe yari yambaye ubwiza bw'Imana, hama akora icyaha. Amaze gukora icyaha, bimuzanira gutakaza ubusabane bwiwe n'Imana, canke mu yandi magambo bimuha gutakaza ubwiza bw'Imana bwari bumutwikiriye. Muri ico gihe Bibiliya itubwira ngo yibonye ari ubusa. Amaze kwibona ngo ari busa, Imana imaze kubona ko yakoze icyaha Adamu, iramusanga mu itongo rya Edeni aho yari yihishije. Iramubaza ngo Adamu, uri hehe? Imubajije iryo jambo, icyo yakoze Adamu mu yandi, kugira ngo ashobore kugarukana bwa busabane n'Imana, yategeza kucafukama akavuga ati Mana yanje mbabarira, nakoze icyaha. Ariko yahise akora ikintu cyitwa idini, yamura ngo ibibabi arambara kugira ngo asubire kugarukana bwa bwiza bw'Imana yarafise. No kuvuga iki? Yashaka kuvuga mu yandi magambo, yashaka kugira ngo yisubize kwigira uwejejwa, kugira yambari ya shusho y'Imana. Kandi
ariko ibyo wibuke yuko agakiza tugahabwa ku muntu, wewe ubwawe ntushobora kwiha agakiza. Nuko rero bimuzanira kuba umunyedini, ni ukuvuga iki? Wewe ni igikorwa yikoreye ubwiwe kugira ashobore kwemerwa n'Imana. Muri icyo gihe ntibyashoboka, Imana iravuga ati ntibishoboka, niho yarondera umwagazi w'Imana. Rero na hanze niko bimeze. Abantu turaza mu ishengero cyangwa turaza mu materaniro, mu mashengero, mu madini nk'uko muri ko bivuga, iyo baje barabwirwa ijambo ry'Imana, ariko bikabananira kuzuza bino bisabwa, bagarondera rero kwiyambika ishusho y'abakizwa basanzemwo mu itorero, kugira ngo bashobore kwitwa rijya zina ngo barakijijwe. Dufatire hamwe kandi tugire icyo tuganiraho, kubera ko ibyo uvuga ndabyumva, turabyumva neza. Noneho igihe cyo nkuyemo yenda na mwene data aragira icyo atubwira, ni uko ubuzi bya Adamu ko Imana yamuhaye ishusho, noneho akaza kugira icyo akora kitari kiri muri gahunda, Imana ikagira bya bindi yakoze ntajyamo. Abasomyi babiri abazi abavuye muri garden y'Imana, yiyambuye ishusho y'Imana nyirizina, kuko mbere yari yambaye icyo twita ubusa, ariko ko ariko kuri, ndetse ngo nta nubwo abibonaga, ahubwo icyaha kije abona noneho bwa bwambuzi bwe, abona ko yambaye iki ubusa. Noneho ikibazo cyanjye ni gute turi ku kibazo kivuga ngo agakiza gashize, none idini urivuzemo, mbese umuntu yashyitse ate agakiza kandi ari muri rya dini? Cyangwa se icyo twita idini n'itorero biratandukanye? Ndumva muri gudusobanura idini n'itorero kugira ngo abantu bazabyumve neza. Idini n'itorero, abanyetorero n'umunyetorero, cyangwa se umuntu twabyita umugeni wa Kristo, n'umunyedini wanditse mu bitabo by'amadini, umunyedini wanditse mu bitabo by'amadini, n'umunyetorero wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Muradusobanurira kugira ngo umuntu yenda uzadukurikirana azabyumve, kuko umunyedini mwavuze yuko aba yambuye ishusho yayindi y'Imana nyirizina, akishushanya, akiyambika ishusho ye. Reka twumve icyo mwene data nawe. Murakoze cyane, ariko nagomba ntari ku kibazo wari wabajije ngo imbogamizi niya. Usomye muri Bibiliya urabona ko mu byahishuwe ngo mwiyerekwa Yohana yabonye, ngo bavuze ngo isi ibonye ishano. Mu gihe Satani amaze gukorogwa canke Rusuferi amaze gukorogwa ava mu ijuru, ngo bavuze ngo isi ibonye ishano. Kubera iki? Impamvu rero gukizwa bigoye nuko umugwanizi turabana, umugwanizi ari hano ku isi. Icyo gihe rero umugwanizi nta kindi agwanya agakiza, ko katatugeraho ko abantu tudakizwa neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nk'imbogamizi ku gakiza, usomye agatabo k'umugenzi urabona abagabo, umugabo yasimbutse inkike akinjira, reka tuvuge ko yinjiye mu itorero asimbutse inkike, kandi nta handi hantu dushobora kunyura ngo tugere mu gakiza gashitse tutanyutse ku musaraba, tukanyura mu maraso ya Yesu, kuko amuririmbyi yavuze ngo ya soko nziza ikura ibyaha nayozemo. Haleluya! Nta handi hantu hashobora kukugeza mu gakiza gashitse utabanje kwihana ibyaha ngo unyure kuri ya soko nziza yoza ibyaha. Rero dufite abakristo benshi mu rusengero basimbutse inkike batabanje kunyura kuri ya soko nziza yoza ibyaha mu kwatura ibyaha. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma ngo akanwa niko umuntu agirana, niko umuntu yaturisha akabona iki? Akabona agakiza. Ni ukuvuga ngo hariho abantu binjira mu nzu y'Imana, binjira bashaka kwitwa abakiza, abakizwa, cyane bavuga ngo barakiriye agakiza ariko bataragirana, bataratura ibyaha. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo akanwa niko umuntu yaturisha kugira ngo abone agakiza. Abo bantu rero umuntu wese yinjiye mu nzu y'Imana, yinjiye mu itorero ry'Imana cyangwa mu ishengero ry'Imana ataratuye ibyaha, ni ukuvuga ngo ntiyanyuze kuri ya soko nziza yoza ibyaha, uwo muntu
nta gakiza aragira. Ubu rero ndamugereranya na wa muntu yasimbutse inkike. Izo mbogamizi rero turazigira kugira abantu basimbutse inkike, mu baririmbyi babamwo, mu bapaseri babamwo, mu bahanuzi babamwo. Abo bantu rero nibo bica umurimo w'Imana. Ariko Yesu yabavuzeho, aravuga ngo nubwo baririmba, nubwo babwiriza, nubwo bahanura, ni babandi yabwira ngo mumvireho mwabakora ibiziramye, ntabwo nigeze mbamenya. Kubera iki? Ntabwo banyuze kuri ya soko nziza ikora ibyaha. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane. Tukiri aho dushobora kwibaza iki kibazo, kuko intego nyamukuru Yesu yadusigiye ni ukubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo ubwami bwamamare. Noneho ubwo menye neza ko imbogamizi z'abo bantu bagiye basimbuka inkike bakinjira mu murimo w'Imana cyangwa mu bwami bw'Imana, ndetse babaye inkomyi, babaye imbogamizi, babaye bariyeri, batangiriye abandi. Kandi isi ya none ubona ko urebesheje amaso utagiye no mu mwuka wabona ko nyine bahari ari benshi cyane. Noneho rero icyo nshaka kubaza ni iki: mbese umuntu ukitse wujuje agakiza gasabwa abana ate n'abo bantu? Abana ate n'abo bantu? Nubwo Yesu yavuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka, ariko se ni iyihe mbogamizi, ni ibihe bibazo bitera kubera abo bantu binshi bakinjira baciye kuri iyo muri iryo? Ntabwo ari irembo, ahubwo baraseseye, abandi barasimbuka, abandi bazana bitewe na gahunda zabo, abandi baza baje kureba ibintu byabo. Ariko mwavuze neza mu gitabo ko cyatuzanye kuri Yesu ari ubugingo. Mbese abo bantu binjiye baseseye, ndagisubiramo kugira ngo yenda mucyumve neza, ariko mwacyumvise, nuko abo bantu bagwiriye ari benshi, bari na henshi. Mbese babana gute n'abo bantu bafite agakiza? Mbese abo bantu bafite agakiza bo bagira imbaraga zo kubabwira ko bayobye cyangwa baricecekera? Ikibazo cyanjye muracyumvise neza. Abo bantu baseseye mu byiciro byose, bavuze ngo baririmbyi barimo, abayobozi bayobora amadini n'amatorero barimo, ariko harimo na bya bintu bibiri cyangwa se abandi bantu batarapfukamira amayari, binjiye nyine baca ku irembo rigasukirwaho, ugatanga ka mbere, barakizwa, baramaramaza. Ariko abakristo ko dukunze guma tuvuga ngo 7,000, uvuze akantu ngo 7,000 bitunamiye bayari. Icyo gihe bavuze 7,000 cyari kiriye gihe, ariko ibyo 7,000 ntibyigeze biba increased. Turacyavuga 7,000 kuko tuvuga amamiliyoni y'abantu batigeze bunamira abayari. Turacyavuga 7,000 kandi mu gihe population kiriya gihe bari abantu bake cyane. Ubu pour mama tugeze ku miliyaridi hafi 8. Kiriya gihe nta n'umuriyaridi w'abantu wari uhari, hakaba hari 7,000. Nge numva twari dukwiye guhindura ubu, ahubwo bari nimba by'ukuri ijambo ry'Imana tuvuga rigenda rigahindura imitima y'abantu. 1000 bitunamiye bayari ntabwo bikiri 7,000 gusa, mu miliyaridi 7, mu miliyaridi 8 hafi, ntabwo bakiri abantu 7,000 gusa. So turi benshi, yahuri benshi, abatasimbutse barahari. Nubwo tuvuga ngo hariho abasimbutse, ariko hariho batasimbutse mu bahanuzi. Hariho abantu bagihanura mu mwuka no mu kuri, hariho abantu bakibwiriza mu mwuka no mu kuri, hariho abaririmbyi bakiririmba mu mwuka no mu kuri, hari n'abakorera Imana, abashumba mu mwuka no mu kuri. Ariko bidakwiyeho ko hariho abasimbutse inkike, kandi abo babikora mu mwuka no mu kuri barenze 7,000. Imana ikumugisha mukoze. Hariho ako kantu Yesu yarigeze kukavuga ko mu bintu, muri biriya bintu byavuga ngo abasiganwa barondera amakamba, yarigeze kukanyuzamwo. Paulo yarigeze akavuga kanyuzamwo ati iyo uzorabe iyo abantu bari ko barasiganwa, umwe wese abakiriwe akaronga nyuramwo. Biriya jambo ryasigura yuko iyo uvuye mu karongo kawe, turi mu ntambara, canke turiko turasiganwa turondera iryo kamba tuzahabwa mu ijuru. Rero iyo
wewe uri mu kabarabara kawe uri kurasiganwa muri couloir yawe uri kurasiganwa hanyuma hakaza ubundi muntu ava mu couloir kiwa kaza mu kawe iteka uragwa hasi rero abo bantu n'ikibazo abo bantu n'ikibazo mu itorero abo bantu n'ikibazo mu itorero Yesu adutabare kubera ko igihe turiko turasiganwa twiruka hariho abandi bariko barenga izo nkike batugwamo ako kantu ndakumvishije kuruta gutyo rero twebwe abana b'Imana nizo ntambara turimwo turiko turagwa tugwana tuvyuka tugushwa n'abari kubanyura muri couloir zitari zabo mu nzira zitari zabo ariko muhumure Yesu yabivuze ko ngo abo bantu bazakubitwa nyinshi abahonyora mu mirima y'abandi umva kano kantu buriya jewe n'uyu mwene data kino kintu kirakomeye cyane uyu mwene data yahamagariwe kuba umuvugabutumwa jewe nahamagariwe kuba umuririmbyi turi mu ishengero twarakijijwe twese dushake tubifate twese twagiye kuri zijya nkingi zitatu twarizeye Yesu Kristo turatura ibyaha byacu kunjana mu muhamagaro we ntashaka kujayo igihe muri ico gihe turi mu itorero mu gihe jewe umuririmbyi nshaka kuja kuba guhonyora mu kibanza cy'uyu muvugabutumwa ndaje kumukura mu kibanza cye muri ico gihe ndiko nkorera mu kibanza kitari canje kandi wibuke ngo mwijuru kubera habayo ibitabo bibiri habayo mwijuru ibitabo bibiri igitabo cyitwa ngo kwandikwamwe amazina n'igitabo cyandikwamwe imirimo twakoze ariko atari imirimo yose imirimo ijanye n'ubugombe bw'Imana yico washiriweho aha mwisi akarorero jewe turashobora kunyura mu gisagara uyu mwene data mpemu yera akadodora ku mutima wiwe ati amafaranga uyu iki kirema kiriko gisaba amafaranga ariko jewe mpemu yera akicecekera nyirenganira muri ico gihe uyu mwene data agomba gukora ico gikorwa kuko kizokwandikwa mwijuru kuko mpemu yera yamutegetse kugikora ariko jewe mpemu yera ntiyantegetse kugikora ico gikorwa jewe ndamahoro rero ducungere bino bintu ni ikintu gikomeye cyane mwene data reka mukiraho ngaho nkuko wavuze ngo hari icyo wumvise kandi cyakwigishije kabiri yavuze ngo abasiganwa buri muntu aba afite umurongo wagenderamo nkuko twahamagawe nyine mu mihamagaro itandukanye ariko iyo umuntu agusatiriye akayoba bitewe n'impamvu cyangwa se n'urwiyenzo cyangwa n'icyo gushakaho cyangwa no gushaka kugira ngo akubuze intego yo gutsinda we arakugusha none turi kuri ka gakiza ntabwo turi gutandukira intego mu gakiza k'abantu agakiza k'Imana ni agakiza twahawe mu bantu kandi izo mbogamizi nizo turi kuganira mbese aba bantu bagusha abandi nubwo Bibiliya yavuze ngo icyaruta nuko byagenzwa kwa kundi wavuze ariko bafite izihe mbaraga zinesha babandi ba mbere icyo ndi kubaza zinesha babandi ba mbere bari gukora ibyiza bavuze ngo bagomba kurenga ibihumbi ku itorero ry'Imana muri iyi minsi murabanza mudutandukanize itorero n'idini kugira ngo abantu bazabyumva bazarushaho kumenya ko itorero n'idini bitandukanye noneho tumenye ko aba bantu bagusha abandi binjiye mu marayini atari ayabo impamvu ituma baza ese baba baje gukora iki mu itorero harimo iki baza mu idini gushaka iki ibyo byose mu bidetaye kugira ngo uzabyumva azarushaho gusobanukirwa murakoze cyane Imana ibahe umugisha aha hantu rero hari hano abakristo dukunda kwihendera cyane mu kwitiranya idini dusengeramo n'itorero ry'Imana kuko idini ikintu cyose kiyobowe na pasiteri ni idini rero ntabwo ari ikinyarwanda nubwo turi dukoresha ikinyarwanda n'ikirundi idini ntabwo ari ikinyarwanda idini ni cyarabu rivuye mu ntuze ya muri bari kuvanye muri korowani dini bisobanura ngo umuyoboro kiriya kintu kijyana amazi cyitwa
ni nka twiyo. So umuyoboro ukuvuga ngo nka kanari, ukuvuga ngo twege iyo tuvuze ngo idini, ngo abantu bari mu idini bari mu muyoboro. Idini rishobora kuba umuyoboro ukujana ahantu heza, nk'uko umuyoboro aba umuyoboro ujana amazi meza, hakaba n'umuyoboro ujana amazi mabi. So idini rero navuga ngo ni umuyoboro. Idini riyoborwa na pasiteri, ariko itorero ntabwo riyoborwa na pasiteri. Pasiteri w'itorero ni Kristo Yesu, kuko ari we yaripfiriye akanaribambirwa. Niyo mpamvu avuga ngo niwe mutambyi, siko bavuga ngo niwe mutambyi mukuru. Ibi bintu byose dusengeramo byitwa idini. Ariko idini nk'uko navuze ngo ni umuyoboro, hashobora kuba idini ryiza, ariko nk'uko navuze ngo itwiyo ijana amazi meza, hakaba n'idini ribi rimeze nk'itwiyo ijana amazi mabi. Aho sinzi ko tukiri aho nakubaza ikibazo, ufite mikoro nta kibazo. Tukiri aho turashaka kubaza, ubundi idini, amateka y'idini yaje ati? Ndabizi warize warasomye, ufite agatoroji warayize, ndabizi, kugira ngo bazatwumva bazarushaho gusobanura. Ubundi tuzi neza ko itorero ry'Imana uretse ko ryaje gutwarwa nyine rikajya hariya ari Yerusalemu, ba Petero ntibabaga i Yerusalemu. Abo dukomoraho kumenya Imana twebwe abanyafurika mu Shalom, aho hantu rero ndagira ngo tuhajye kandi muhakoreho kugira ngo abashe kumva, kugira ngo tumenye idini na za gifite twavuze ngo z'Imana zikorera mu idini, noneho tuze kubitandukanya n'umwuka wera muyobozi w'itorero. Uracyumvise icyo kintu? Idini rikorwamo nanjye nawe, ariko umwuka ni umuyobozi w'iki? W'itorero. Aho hantu naho muraza kubasobanura, murabona gusa. Murakoze cyane. Nari navuze ngo idini ritandukanye n'itorero. Aho hantu muhasurinye abakristo babimenye. Hari umuntu asengera ahantu akumva we ko asengera mu itorero, ariko kijya umuntu wese usengeramo ni idini, kuko itorero ni umugeni wa Kristo wo mu ibanga. Niyo mpamvu Yesu Kristo ntazaza, Bibiliya tubwira neza ngo azahagarara ku bicu ahamagare abamukoreye, sibyo? ngo kuko umwami ubwe azaza, niko Batesalonike bavuga, ngo kuko umwami ubwe azaza aranguruye n'ijwi rirenga, ngo hamwe ngo n'akamo ngo kamarayika mukuru, ngo n'impanda y'Imana. Ngo icyo gihe ngo bapfiriye muri Kristo Yesu, sivuga ngo basengera muri ADPR, ngo basengera muri Gerizo, ngo basengera, no, abapfiriye muri Kristo Yesu babazabanza. Abo bapfiriye muri Kristo Yesu niryo torero. So naho rero wari kuravuga kujanye ntajya urugeze kuri itorero n'idini, uko itorero ryaje. Itorero ryazanywe na Kristo, kuko Kristo c'est lui le fondateur. Ariko abakristo bo mwibuke, kwitwa abakristo ntabwo ari Kristo wabizanye. Burya kera kwitwa umukristo cyari nk'igitutsi, kuko batangiye kwitirwa abakristo muri Antiyokiya, bababonye izina ubukristo twagiswe n'abapagani. Ntabwo ari Kristo yavuze ngo mwe muri abakristo, ntabwo ari n'Imana yavuze ngo twe turabakristo. Ni izina twiswe n'abapagani. Babonye ukuntu abantu bitwara, babonye ukuntu abantu bavuga, baravuga ngo mwege mugenda nka Kristo, muvuga nka abakristo ngo muri abakristo. Ntabwo ari Kristo yavuze ngo mwe muri abakristo. Kristo rero ndetse n'Imana ntizi abakristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Imana izi umukiranutsi kuruta ukwiza umukristo, kuko umukristo abo dutunze mu masengero bajya kwiga burogera bahabwa ukarisiya bitwa abakristo, ariko sibo Imana yemera. Imana ntabwo yemera abakristo, ahubwo Imana yemera abakiranutsi. Kuko umuntu wese urose izina rya kabiri, uhora yitwa Ndayisenga ukabona na Eric, kumvikana ngo utarabona Eric nturaba umukristo. Ariko kuba uwemerwa n'Imana, Ndayisenga ashobora kuba yemerwa n'Imana, kuko kwemerwa n'Imana ntabwo ari kwitwa umukristo, ahubwo no kwitwa umukiranutsi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Nta na hamwe, niyo mpamvu usomye muri Bibiliya usanga umukiranutsi
byanditse inshuro nyinshi, ariko umukristo uzasanga byanditswe hake muri Bibiliya. So hamwe n'ibyo rero nagira inama abantu guharanira kuba abakiranutsi kuruta uko baharanira kwitwa abakristo. Guharanira kwitwa umukiranutsi kandi ikikugira umukiranutsi n'imirimo myiza, ni ugukiranuka, ni ukugenda wera imbuto ukagira kagakiza gashitse umukozi w'Imana Eric yatubwira. Yesu abaho umugisha. Mukiraho mutararekura indangururamajwi, yego hari icyo mutavuze. Navuze ngo idini n'itorero birasobanutse, munabisobanuye. Ariko kandi turi kuri wa murongo uvuga ngo mbese aba bantu binjira mu marayini yabo bakiranutse bakabasanga, kuko n'umukiranutse n'umukristo bose barererwa muri rya dini. Rya dini ni mama wawe ashobora kuba mubi akaba mwiza, nubwo nta mubyeyi uba mubi, ariko bamwita ngo habaho ababyeyi gito, niko tubivuga mu Kinyarwanda. Rero idini yanjye cyangwa yawe bitewe n'abayirimo, kandi abashinze idini nabo bashakaga ubumwe bubahuza, bukora icyo bita iteraniro ndetse n'amateraniro yera, nk'uko mu byakozwe n'intumwa byanditse ngo ituro rya mbere ryarahuraga rigasangira ndetse rikamanyagura imitsima, bagakora icyo bita gusangira kwera, bakagira n'igaburo ryera, ndetse ngo nta n'umuntu wagiraga ubwiko muri bo. Ariko kuko amadini n'amatorero yo mu minsi ya none yinjiyemo ba bantu bagiye bahirika abandi, ba bandi bagiye babishyirika abandi, bamwe baza barwanira ya bindi twita amagift n'ibindi, harimo abaje gushaka adresse, harimo n'ibindi munsi. None turashaka kumenya, mbese nicyo kibazo nabashije, aba bantu bahiritse abandi muri rayini nk'uko mwene data yatubwiye, mbese ba bandi bo babakiranutse bafite uwuhe murimo kuri bo? Kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo impano z'Imana umwuka wera amaze kuza, Petero yagiye, uriya mugabo Ananiya na Safira bamwiyoberanyijeho, ariko muzi uko byagenze. Ni ikihe kibazo gitumye itorero rya none abo bantu babaye benshi bagwiriye? Aho si uko umwuka wera avuze neza cyane, aho si uko umwuka wera wagiye uba udashyitse muri twe. Murakoze cyane kabisa. Ati hariho abantu abari muri kuruware ye, akava muri kuruware ye akaza agatuma wa wundi yari mu rugendo rwiza ariko arirukanga neza, akava muri wa wundi yari kugenda nabi, akava muri kuruware ye akaza muri kuruware ya wundi ari kugenda neza. Aho njye nahise Imana igumurisha, nafashijwe n'iki? Hariho umuntu aba yahamagariwe kuba umuvugabutumwa. Nk'uko tuzi dufite minisiteri zinga eshanu, uyu ni mwarimu wa teoloji arabizi. Hariho ubupasiteri, hariho twita umushumba, hakabaho teacher, hakabaho evangeliste, hakabaho profete, hakabaho na apotre. Urumva? Nta bishop arimo. Hari apotre, hakaba evangeliste, hakaba profete, hakaba teacher, hakaba na pasiteri. Abo bantu rero bafite impano zitandukanye. Iyo rero umuntu yarafite impano y'ubu evangeliste cyangwa akagira impano y'ubutike, akagira irari ryo gushaka kuba pasiteri, ni ukuvuga ngo avuye muri kuruware ye y'ubutike agiye muri kuruware, Imana ikomere umugisha, agiye muri kuruware ya pastori. Icyo gihe uwo muntu yageze mu pasiteri avuna wa wundi, kuko avuna wa wundi yari muri kuruware ye, yari kagenda neza, akamurusha. Bigatuma iyo urushije rero, iyo wa wundi yavuye muri kuruware akarusha wa wundi yari mu rugendo rwiza, wa wundi nawe araruha, agateshuka, agatangira gukora ibintu nabi. Ariyo mpamvu usanga abashumba bariko bakora ibintu nabi, babikoreshejwe ari amakosa bakoreshejwe na ba bandi batari mu muhamagaro wabo. Reka nungaminero y'umwene data, bari kuravuga ngo gushaka itandukaniro ry'ikintu bita ngo itorero ngo n'umunyedini. Kino kintu kirakomeye nubwo tugica ku masonga, kuko umunyetorero ni izina, ni ukuvuga nuwemewe n'Imana, kubera ni wazoduga mu ijuru, ni wafise ikibanza mu ijuru. Ariko umunyedini akwije amahame yose y'idini,
aratonda iminsi yose aragenda atagira Yesu Kristo, atigeze yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwiwe, uwo muntu ni umunyedini. Gutyo rero bizatuma uwo muntu ari ikibazo mu itorero, kuko ari mu itorero atari umunyetorero. Niko bimeze. Rero uyu muntu umunyedini mbega twamumenyera kuki? Uyu muntu w'umunyedini yiyambika ishusho y'uko uba umunyetorero kandi atari umunyetorero, alors que umunyetorero w'Imana yemerwa n'Imana si we yiyambika iyo shusho, yambikwa iyo shusho n'Imana ubwiwe, kubera ariko igikumu cya Mwuka Wera cemeza yuko ari umwana w'Imana. Rero umunyetorero, itandukaniro hagati y'umunyetorero n'umunyedini, umunyedini n'uyo wese akora ibintu kugira ngo agaragare ko ari umunyetorero, ari we nyine avyikoreye. Ariko umunyetorero siwe akora, kuko Bibiliya ivuga ngo twaguzwe igiciro c'amaraso. Twaraguzwe. Mbarira ukuntu wogura umukate, uwo mukate ugaca ukubwira ngo jewe nkeneye kunjya gutya. Oya, ahubwo umukate uraza guceceka, hama wewe ukoze icyo ushaka. Nimba ukeneye kujya ukojeje mu cayi cyangwa ushaka kujya uko, nuko rero hari itanu. Ariko umunyedini wewe ntaba babaye iryo tegeko ry'Imana, ntaba ababaye iyo commandment. Uvuga ngo iyo wakijijwe neza uvuga ngo Mana nkoresha ibyo ushaka, nkoresha ibyo wewe ushaka. Nunarinda no kuvuga ni Imana ikorera muri wewe, kubera Imana ibituye muri wewe. Nitwaronka kandi kajyo tuzakwiga ku kintu citwa ngo umwana w'Imana n'umuki n'intumwa y'Imana. Nitwaronka ko kanya ahantu uzabona yuko uku kwitwa umwana w'Imana nukuba warizeye Yesu Kristo, nukuba waratuye ibyaha byawe, nukuba warahawe iyo ngabire y'Umwuka Wera yemeza nk'ikidodo kuri umwana w'Imana. Ariko umunyedini ivyo bintu navyagira, ahubwo afata ubwo bushobozi twahawe. Ibyo baganza yarabikomojeho ari impamvu ati ntabwo cyaba ari kibazo gituruka ku kutagira imbaraga z'Umwuka w'Imana nk'aba bandi twakijijwe by'ukuri. Kuki bavuga ngo kuki kuko twari ku ntego ivuga ngo agakiza nyakuri, kuki abantu badakizwa neza by'ukuri? Ntabwo yaba ari impamvu yo kutagira imbaraga z'Umwuka w'Imana, kuki twaba tuneshwa na ba bandi batagira imbaraga z'Imana. Narindi kubaza nti ese aho ntibyaba ari umwuka ari wa wundi wa Petero na Yohana bakoreshaga? Kuko nakubabwiye ko Petero umugabo yigeze amuzamukaho ndetse Ananiya na Safira, kubera ko ari mu mbaraga z'Umwuka Wera aramutahura. None mu gihe cya none ni iyihe mpamvu aba bantu basesera baza mu mihamagaro itari yabo, aba abandi b'abakiranutsi iki ntacyo bakora? Mbese mubone byagenda gute muri iki? Murakoze. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Cyo kintu uvuze nicyo ni lack of the power of the Holy Spirit. Kuko hari umwuka w'Imana haba na esprit de discernement. Iyo umuntu aje yavangiwe uhita umumenya. Hari kandi ntabwo byari bikwiye mu nzu y'Imana ko abasimbutse inkike batayoborwa n'umwuka w'Imana baza bakayobya cyangwa bagaca intege abamaze kwakirwa n'uwo mucyo, bamaze no kwakira imbaraga z'umwuka w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Byari bikwiye yuko twebwe ariko tunesha isi, kuko tugwanana n'uwaneshe isi. Kuko wa wundi Paulo yaravuze ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha yabandi. Icyo gihe rero dufite umwuka w'Imana tumenya n'umuntu ikimuzanye. Kuko hariho abantu bari mu rusengero ariko ari intumwa za Satani, baza kugira ngo bagwishe abandi bamaze kwakirwa n'umuco. So hamwe n'ibyo rero, iyo umwuka w'Imana
cyane imbogamizi dufite uno munsi ni ubukene bw'imbaraga z'umwuka w'Imana mu itorero ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana ibahe cyane kandi nibyo mubisobanuye neza. N'ubundi kuko tuzakomeza, ariko reka tubaze na mwene data icyo abitekerezaho n'icyo yabibonyeho, impamvu abo bantu bagwiriye kandi bagwisha abantu kandi babangiza urugendo bakababera. Yesu yigeze abivuga ageze mu bafarisayo n'abasadukayo, aravuga ngo mwebwe mwabasadukayo mwe n'abafarisayo, mwebwe muzabona ishyano kuko mubuza abantu kwinjira kandi namwe ntimwinjire, ukababera imbogamizi kwinjira. Byanze ko mwinjira mubuza n'abandi kwinjira. Rero reka na mwene data agira icyo abivugaho, noneho turakomeza. Murakoze cyane. Buno buzima bw'aba bantu ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko banka gukizwa neza, banka gukizwa, banka kwakira ako gakiza, ahubwo bagacika abansi b'umusaraba. Ni ukuvuga mu yandi magambo Bibiliya itubwira yuko ngo bacitse abahakana icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Bavuga ngo bazi Imana, ariko ngo imirimo bakora yoyo irabihakana Imana. Mukiraho neza, reka tujye ku mirimo gatoya. Tujye ku mirimo gatoya tunanzura, kuko ndabizi twaganiriye kandi mufite ibintu byinshi, mufite ububiko bw'Imana, imyaka yanyu mumaze kugenda, mumaze kubona, kandi bajya bavuga ngo kugenda bitera kubona. Rero reka tujye mu gihe cya none duhagazemo, ndetse bamwe abanyeturo cyangwa abanyamadini bajya bavuga ngo turi mu mugoroba w'ibihe. None hagati aho n'iki mwabwira abantu genda dusoza kugira ngo abantu batazacibwa intege n'abo bantu baseseye, cyangwa batazaba abafata urwitwazo, icyo bita urwitwazo, rukora nk'ibisa nkabo, ahubwo barwana intambara nziza. N'iki mwababwira kugira ngo nabo bagire icyo bamenya? Murakoze cyane mukozi w'Imana. Icyo navuga ni uko agakiza ni imbuto Kristo Yesu yateye muri twe, kandi iyi imbuto itewe, imbuto irakenera kuvomererwa, irakenewe gushirwamo ifumbire. Agakiza nako kavomererwa n'amasengesho, kakavomererwa n'ijambo ry'Imana. Umukristo rero adasoma ijambo ry'Imana, twakangurira abakristo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tugaburire agakiza. Twasaba abakristo cyangwa umuntu wese yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza gusenga, kuko Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba. Ni ukuvuga ngo mugaburire agakiza kanyu ubudasiba. So nicyo nabwira abariko baratwumviriza, bariko baradukurikirana, mukunde gusenga. Gusenga ni imibereho, gusenga ni ubuzima, gusenga bikomeza agakiza, kandi nta murokore, nta mukizwa udasenga ashobora gukora no mu mwuka. Imana mu ijuru umugisha. Murakoze cyane mwene data, muvuze n'ubundi gusenga turi no kwiyantego yacu igira iti agakiza kuzuye kandi igaragaza agakiza kuzuye. Rero wari uvuze iby'imirimo, uvuga ko gusenga ari intwaro ishoboza umukristo kandi ko tugomba kwiharanira. Urakoze cyane. Reka n'ubundi na mwene data nawe agira icyo abivugaho. Ikibazo ndumva mukibuka kandi rwose murakomerezaho. Mwene data nawe yego, Yesu ashimwe cyane. Icyo nashaka kubwira abantu ni iki, nuko bakomeza kunyura muri rya rembo, bakanyura mu kwizera umwami Yesu Kristo, hanyuma bakatura ibyaha byabo, hanyuma bagasaba umwuka wera akabuzura. Kubera iyo umuntu ngo yuzuye mwuka wera ngo nihacika umwana w'Imana. Rero biragusaba mwene data, ndabwira abantu ko bigusaba mu gihe winjiye muri ubwo bwami bwa Yesu Kristo, mu gihe wemeye kuza kwinjira muri Yesu Kristo, ugomba kunyura aha hantu. Wizera umwami Yesu Kristo, watura ibyaha byawe, umaze kwatura ibyaha byawe wuzure mwuka wera, kugira ngo uronke iyo kashe, kugira ngo wa munsi
Yesu Kristo nagaruka uzabe muri bamwe bazasanganira umwami Yesu Kristo bazaba mu bwami bw'ijuru nk'uko Yesu abahezagira cyane. Murakoze cyane inshuti bakundwa, kandi nk'uko turi hano ku neza tukubana ntabwo twatandukana gutya kuko turacyari kumwe. Yesu yaravuze asabira intumwa cyangwa se abo bari kumwe icyo gihe, aravuga ngo ntabwo mbasabiye kugira ngo mukorwe mw'isi ahubwo Uwiteka yibarinde. Noneho rero nyakubahwa kandi mukozi w'Imana, reka tugire icyo twabwira ba bandi babana na ba bandi, urumva ni abantu babiri batandukanye. Hari abaseseye badakwije agakiza, hari n'abandi bakwije agakiza, ariko umwanditsi umwe yaravuze ngo kwihangana ahirwa bihanganira ibibagerageza, muri bamara kurama bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Iryo Uwiteka yagize ate yasezeranyije abayikunda. Noneho rero mwatubwira mu mpine irindi jambo ushobora guherekeresha iki kiganiro kugira ngo umuntu uri muri ibyo bibazo, kuko iyo ubana n'umuntu uri kugukura mu murongo byanze bikunze kugira ikibazo, kandi nawe ukarwana intambara. Hari imbaraga rero ziva mu ijambo zikomeza. Ndumva mwatubwira iryo jambo, noneho tukaza kunyura mu cyamo gusezera Imana. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Ikintu nabwira abariko baradukurikirana nuko navuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Wa mupastori, wa muvugabutumwa, wa muhanuzi, wa muririmbyi, ndetse umuntu wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, yambare intwaro zose Imana itanga. Kandi dukunde gusenga. Nta mupasiteri udasenga, nta muhanuzi udasenga, nta mubwiriza butumwa udasenga, nta n'umukristo udasenga. Nimba warinjiye nawe, kuko twavuze ngo hariho abinjiye banyuze baraseseye, nagomba nakubwire ngo haracyariho ibyiringiro yuko nimba waraseseye, kuko twavuze ngo inzira yo kwinjira yo kwakira agakiza nimwe n'ukwatura ibyaha byawe n'ukwemera Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Kuko ngo akanwa niko umuntu yaturisha akabona agakiza, ariko ngo umutima ni umuntu yizeresha kugira ngo abone gukiranuka. So hamwe n'ibyo rero navuga ngo niba utaratura ibyaha, ni igihe cyawe cyo kwatura ibyaha. Niwaba utarakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni igihe cyo kwakira umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwawe. Ureke kuririmba utemewe n'Imana, ureke gushumba utemewe n'Imana, ureke kuba umuhanuzi utemewe n'Imana, ureke kubwiriza ubutumwa bwiza utemewe n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo, ibisigaye muzabyongerwa. Ubupaseri uzabwongerwa n'ibindi byose uzabyongerwa, ariko icyambere na mbere ubanze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ariko gakiza gashitse. Imana ibahe umugisha. Shalom. Murakoze cyane, kandi muvuze rwose ibishyitse kandi byiza, uzabyumva nawe azamugira umumaro. Dusoza rero mukozi w'Imana Eric, nawe gira icyo ubwira mu bantu. Twabajije ikibazo kigira kiti, ariko wenda kubaza igitandukanye n'icyo nahimbajije mwene data. Mbese ba bantu bari mu mihamagaro itari yabo, bo wabahimye wabahumura. Murakoze cyane. Aba bantu bari mu mihamagaro itari yabo, twabahanura ikintu kimwe. Twabahanura yuko bagomba kuja imbere y'Imana bakamenya umuhamagaro wabo, bagomba kugira ubuzima bwo kwegera Imana, bwo kugira imigendanire hagati yabo n'Imana biciye mu ijambo, biciye mu gusenga. Imana ikabasobanurira icyo bahamagariwe kuba aha mu isi, hanyuma bakaba muri uwo muhamagaro wabo. Kuko Bibiliya ivuga ngo abahonyora mu mirima y'abandi bazakubitwa inkoni nyinshi mu ijuru. Murakoze cyane rero inshuti bakundwa, ni ikiganiro cya mbere dukoranye n'aba bavandimwe inshuti z'Imana kandi abakunda ijuru. Twatangiye tubasuhuza twifuza ibintu byiza aho mwari muherereye. Birashoboka ko waba uri mu bihe bigoye cyangwa biruhije, urwaye cyangwa se uri mu nzanzitane z'isi, ariko twifurije kugira ngo Uwiteka akugereho kandi akugezeho icyo umutima wawe wifuza cyiza. Turashoje rero n'ubundi
naho ubutaha twari turi hano kuri Ineza TV 1. Turarangiza rero dusenga kugira ngo iki kiganiro tugiranye gituma cyangwa kizatuma wowe ucyumva wongera gutekereza ko ugomba kuba ubashyikije, ubamaze kumenya icyo agakiza ari cyo, ukava mu bantu baseseye, ukaba mu bantu b'abanyetorero mu itorero ry'Imana, ukava mu banyedini ukinjira mu itorero ry'Imana. Ushobora kuba warabaye mu idini rikagukomeretsa, rikakwangiza kubera abo bantu bagenda banyura mu marayini agusha abandi, ariko icyo twakubwira ni uko Yesu Kristo nk'umucunguzi, Mwuka Wera nk'umuyobozi mu isezerano rishya, akubere amaso abona, akubere amatwi yumva, nawe urwana intambara nziza ukomere. Kandi Yesu nurwana intambara nziza uzatera intambwe imwe, we azatera 99 gusa. Reka rero dusenge dusabira umugisha umuntu uzadukurikirana, kandi Imana ibahe umugisha. Twanezerewe, twahaye Imana icyubahiro ko twabanye muri ibi byiciro byiza by'Ineza TV, kandi bose tugira umuco mwiza wo kongera kubatumira kugira ngo tuzasubukure aho twari dusubikiye n'ikindi. Murakoze cyane. Mwatangiye mudusengera, reka dusabe na mwene data dusengere dutandukanye. Mwami Yesu Kristo, Mwami ushimwa icyubahiro, tugushimiye neza yawe Mwami Imana, tugushimiye kumva abanyenatwe muri kino kiganiro, tugushimiye Mwami Imana no ku bantu bose Mwami Imana biteze kuzumva Mwami Imana kino kiganiro. Tugushimiye Mwami Imana naho uzakigeza Mwami Imana mu mitima ya benshi. Mwami nuhabwa icyubahiro. None Mwami Imana turakwinginze Mwami Imana kugira ngo umuntu wese azumva kino kiganiro Mwami kizamubere Mwami Imana ingamba y'urufatiro Mwami gukizwa neza, gukizwa agakiza gashize. Mwami turakwinginze Mwami Imana kugira ngo uzagenderere umuntu wese azumva Mwami Imana buno butumwa tuvugiye hano Mwami uzagire kumubera Mwami Imana piriye canke inkingi Mwami yo kwinjira muri ubwo bwiza bwawe. Mwami turakwinginze datuja ubane natwe rero Mwami Imana, datuja aho tugiye gutaha Mwami Imana, datuje dushigikire Mwami Imana, tuzigame maze tuzasubire guhura turi bazima, kandi ushima izina ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane, ubwiza n'amahoro y'Umwuka Wera ubane namwe isi yose. Amen. 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 Amen.